Iyi nkuru noneho tuzanye ni inkuru nziza ku banyarwanda bose aho bari hose, inkuru igendanye n'ibiciro nta muntu bitareba waba ubishaka cyangwa utabishaka, ibiciro ku masoko byarazamutse ariko noneho ubu tuvugana hari amakuru meza tugezeho avuga ko ibiciro bigiye kumanuka. Ni mu mugambi ngiye kuba nakubwira muri iki kiganiro ndetse ndaguha n'ibimenyetso byerekana ko ibiciro bigiye kumanuka ku masoko hirya no hino bishingiye ku mateka ndetse n'ibiri kuba muri aka kanya. Amakuru ari kutugeraho agendanye n'iyo ngingo y'ibiciro agaragaza ko toni ibihumbi 40 ziri mu bwato zamaze kuba zagera ku cyambu cya Tanga giherereye hano mu gihugu cya Tanzania. Iyi ni deal Kagame yagiye kudiriringa ubwo cyagiye intambara ya Iran na Amerika yitangiye. Ajya kudiriringa iyi deal muri Tanzania, muri Kenya yagiyeyo, twabigarutseho mu kiganiro cyabaye, ngira ngo abadukurikiye barabyibuka. None ubu tuvugana nyuma yuko mu minsi ishize habayeho agahenge amata agatambuka, ubu tuvugana ubwato bupakiye ibikomoka kuri peteroli by'u Rwanda by'umwihariko mazutu na essence bwamaze kuba bwagera ku cyambu cya Tanga giherereye muri Tanzania. Ni peteroli nyinshi u Rwanda rushobora gukoresha n'igihe kirekire, ishobora no gutuma ibiciro bigiye kumanuka hirya no hino ku masoko, kubera ko ibyo bavuga ngo peteroli yarahenze, ubu tuvugana haje peteroli ishobora gukora mu Rwanda igihe kirekire. Andi makuru tuyakesha undi mu byemejwe n'umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Bwana Madame Chantal Tuyishimire, yavuze ko banki zahaye inguzanyo abacuruzi n'abashoramari bashora imari ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, inguzanyo ihagije bifuzaga yose kugira ngo bazane ibikomoka kuri peteroli bihagije, ubwo ni ahanini ni peteroli na mazutu. Ukuvuga ngo inganda zatanze inguzanyo, niko Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi ivuga. Aya makuru turayafite. Ni deal ihagarariwe na kampani ebyiri zikomeye, ndetse kandi hari kampani yo mu Rwanda yitwa Rwanda National Energy Company ndetse na Groove Bag Petroleum Tanzania Limited. Groove Bag Petroleum Tanzania Limited, iyi ni kampani yo muri Tanzania nayo iri mu zihagarariye iyi deal yo kugira ngo peteroli ize mu Rwanda. Mbibutse neza, ngira ngo murabyibuka abo twabanye mu biganiro byashize, ariko mbere gato yuko dukomeza ikiganiro munyemerere mubanze mukande za like, nta mutima mubi. Ibiganiro turi kugenda tubitegura tukabazanira amakuru yizewe. Hari abo bigorana ko babyizera, bameze nka Thomas, bizera uko babonye ikintu runaka, ariko ubu tuvugana byanze bikunze, waba uri mu Rwanda waba uri hanze, ni inkuru nziza ku banyarwanda ko niyo waba uri hanze aba ufite bene wanyu bari mu Rwanda. Tekereza ubuzima bwo mu Rwanda bwongeye gusubira ku murongo ku bijyanye n'imihahire ku masoko, ukuntu byaba ari byiza kurushaho. Usanzwe dukurikirana ibiganiro bivuga ku bijyanye intambara, politike na diplomasi, ariko binabaye ngombwa ko tuvuga kuri iki kintu kuko nta muntu kitareba, yaba ari ukunda ibi bya politike, yaba ari ukunda ibya football, yaba ari ukunda iby'iki, byanze bikunze icyo duhuriraho ku masoko dukeneye ko ibintu bihenduka kugira ngo byorohere abanyarwanda bose, kugira ngo bibagereho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu rero iyi nkuru nayo ije mu zindi nkuru turi kubagezaho uyu munsi. Ni kuwa mbere w'icyumweru ku itariki 27. Hari abantu bamwe nyine bagorana mu kuba babyumva, ariko icyo mbakundira nuko nimuza kujya no ku bindi bitangazamakuru mugasanga babyanditse, mukajya ku bindi binyamakuru mukabisoma, nibwo muza kugaruka mwemera ko ibyo nababwiraga byari ukuri. Ndetse kandi n'abandi basesenguzi benshi uretse nanjye bari kwemeza ko iyi gahunda igamije kumanura ibiciro by'ibicuruzwa, cyane cyane ibiribwa mu Rwanda, ndetse kandi n'igiciro cy'ingendo hirya no hino mu gihugu. Ibihugu byinshi byafashe ingamba kugira ngo bihangane n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli. Benshi bakoresha ubwikorezi mu mashanyarazi nko mu Bushinwa no mu bindi bihugu by'ibihangange, n'u Rwanda rwarabikoze, dore ko u Rwanda ruri no mu bya mbere muri Afurika mu gukoresha amashanyarazi cyane mu bijyanye n'ingendo. Ariko ubu tuvugana si ibyo gusa, na peteroli nayo hari deal yakozwe igiye kujya inyuzwamo kugira ngo iyi peteroli ize. Ni ukuvuga ngo Iran niba yaborotse Hormuz, ntabwo iborokera ibihugu by'inshuti ya Iran, ntabwo iborokera Ubuhinde, ntabwo iborokera Ubushinwa, uretse ko yenda Abashinwa cyangwa se ibindi bihugu nka Korea ya Ruguru bishobora guhutazwa, amato yabo ashobora guhutazwa n'amato y'intambara ya Amerika, ariko Iran ntabwo ibaborokera. Binavuze iki rero? Ibihugu by'inshuti ya Iran nka Tanzania ntabwo Iran ibaborokera.
ntabwo ibaburiza amato gutambuka. Iran yigize gushinja ko hari abakomando bo muri Israel bitewe n'ubufatanye bw'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Israel ngo baza gutorezwa mu Rwanda, bityo rero biragoye ko u Rwanda rwajya imbere ya Iran ngo nimutuborokorere inzira tujye dutambutsa ibicuruzwa, kandi Iran ishinja ko u Rwanda rukorana na Israel. Bityo rero byasabye ko u Rwanda runyura kuri Tanzania, inshuti kandi ikaba n'umufatanyabikorwa wa Iran. Nimutugerereyo mudusabe, mwebwe niba baborokerera ibintu bice mu bwato, niba ushaka bari ubwato bwanyu, hanyuma nibigera Tanzania mubicishe ku cyambu cya Tanga. Ubundi Tanzania icyambu kizwi cyane kirasora cyane kurusha ibindi icyambu cya Dar es Salaam, gisora 80% by'imisoro yose itangwa n'ibyambu, ibindi byambu byose bigasora 20%, kuko nicyo cyambu kinini kiri international. U Rwanda rubavuga ati Tanzania nimutwemerere kuko mwebwe mufitanye umubano wihariye na Iran, ntabwo izajya baborokera inzira ya Hormuz, n'izajya ifunga mu rwego rwo gufungurira inshuti, izajya ibaha inzira, hanyuma twebwe mwakoresha amato yanyu kuko niyo yenda yaba anemewe cyane, hanyuma abacuruzi bacu ku bufatanye n'abanyu bazane peteroli igomba kugera mu Rwanda, namwe mugomba kuba mufiteho inyungu kuko ibyambu izajya icaho izajya itanga umusoro. Tanzania ntabwo yabyanze, Madame Samia Suluhu Hassan yarabyemeye mu biganiro yagiranye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, kugira ngo twabigarutseho mu biganiro. Sinzi niba mubyibuka muri cya gihe hanabaye ibintu muri Uganda, habaye ibintu by'amatora, ngira ngo muri kubyibuka muri iyo minsi. Muri Tanzania hari hashize igihe habaye iby'imyigaragambyo, icyo gihe intambara yari itangiye muri Iran, ubwo umuhora wa Hormuz wafungwaga, nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanze kuryama, aravuga ngo sindyama ntagiye muri diri yo kugira ngo abanyarwanda boroherezwe ubuzima. Ndayishimiye yahise yigira mu buriri araryama, gisegetera aryama, yikomereza iby'ingendo no kuryoshya. Museveni yari ari mu bya politike by'amatora n'iki mw'iyo gahunda mw'iyo minsi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we yasuye Tanzania mu masaha yakabaye, noneho hagiye kuryama yahise ajya no gusura Kenya mu rwego rwo kugira ngo Tanzania nibigendamo gake Kenya izabyoroshye. Ubusanzwe hagati ya Kenya n'u Rwanda harimo igihugu cya Uganda, Tanzania iza gukererwa Kenya, naho hari diri yuko ibicuruzwa bikomoka kuri peteroli bishobora kuzajya bihanyura bikaza mu Rwanda, kuko Kenya nayo nta kintu ipfa na Iran. Murumva ko rero iyi diru ni diru ifitiye akamaro umunyarwanda wese, kandi ni diru yahagurukiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri iyo minsi atasinziraga, abona ibintu biri kugenda, ubuzima biri kugora abanyarwanda. Urumva ko umusaruro urushijeho kugenda ugaragara, cyangwa se umusaruro w'iyo diru w'izo ngendo uri kugaragara. Mu gihe gisegeti w'ingendo aheruka ni ingendo zo kureba igikombe cy'isi, ikipe ye yaranatsinzwe, ariko naho yari igeze bivuga ko hashimishije. Urumva ko rero mu gihe perezida w'u Rwanda adiriringa cyangwa se akora ibiganiro bigamije korohereza ubuzima abanyarwanda, abandi b'ibihugu duturanye baba bari gukora ibiganiro byo kujya guceza mu mupira w'amaguru, byo kujya mu birori by'amasabukuru n'iki hirya no hino. Ndayishimiye murika ko n'iyo minsi yanagiye muri Burkina Faso atagiye kudiringa diru yo gushimangira ubucuruzi n'iki, ko nta nubwo ibihugu byombi bituranye cyangwa se ntabwo bicuruzanya ku buryo bw'igitangaza, ahubwo yaragiye mu minsi mikuru yo gutaha inzu yari imaze igihe yubakwa muri Burkina Faso, yaragiye gutaha iyo nzu. Urumva difference irimo n'uburyo ki umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yita ku baturage kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose, ari nacyo kintu cya mbere aha agaciro tunamushimira. Ubu tuvugana rero, wabyanga wabyemera, iyi diru impamvu yatumye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akora urugendo muri Tanzania mu masaha yakabaye agiye kuryama, agahita akomereza muri Kenya gukora narwo urugendo rusa n'urwo, avuga ngo nimuduhe inzira mudufashe kugira ngo tubone ibikomoka kuri peteroli, ubuzima buruke guhenda mu gihugu cyacu. Muri kubyumva ko, urumva ko umusaruro cyangwa se intego yari igamijwe ibisa naho yamaze kuba yagerwaho. Ahangaha ku cyambu cya Tanga ni urugendo ikamyo ibaye ikoresheje igihe kinini, ni hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 3. Mukaza kubona ubu tuvugana turi kwa mbere w'icyumweru, ni itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 2026. Ni ukuvuga ko mu bindi byumweru 2 ku gihe nk'iki muzatangira kubona impinduka ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda, by'umwihariko ku masoko aho muzajya guhahira muzasanga ibintu biri kuboneka, bitewe n'uko icyatumaga bihenda peteroli ishobora kuzahita imanuka. Ni ukuvuga ngo icyari kigamijwe n'iki, kwari ukugira ngo ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni ahanini u Rwanda rukenera essence na mazutu, kwari kugira ngo bikatuke
byorohereze abanyarwanda ubwikorezi bw'ibiribwa cyane cyane ndetse n'ingendo zabo za buri munsi. Urumva icyo ngicyo gisa naho peteroli ingana gisa naho kiri kujya ku murongo. Peteroli ingana na toni ibihumbi 40 ni peteroli, ni ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane, kandi si nabyo bya nyuma. Bisobanuye ko niba banke uyu munyamabanga cyangwa se umuyobozi w'ubucuruzi n'inganda yavuze ko banki zasabwe gutanga inguzanyo yifuzwa n'abacuruzi bya peteroli kugira ngo babone amafaranga yo guha cyangwa se yo gutumiza ibyo bintu ku bufatanye na Tanzania, kurumva niyo yoroherewe no kugira ngo bitambuke. Ukumva abacuruzi bafashe amafaranga bifuza cyangwa se bafitiye ubushobozi, hanyuma bazana iyo peteroli. Urumva icyari kigamijwe kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bureke guhungabana, bureke gukomeza kuba bwasubira inyuma. Ariko urumva ko iyo ntego isa naho iri kugerwaho mu by'ukuri, tutagiye kubica ku ruhande. Ubuzima mu Rwanda bugiye kuba bwakoroha nibigenda neza nk'uko byari bigamijwe n'abo bayobozi bacu, ababyeyi bacu badukunda cyane. Urumva ko niba umucuruzi yarafashe amafaranga yose yifuza akajya kurangura, niba ibyo yatumije bigeze aha, araba yorohewe no kuba yakongera agafata andi ajye kurangura ibindi. Bityo rero ubu bwato buje muri ibi byumweru 2 tuvuga ngo amakamyo amwe atwara ibikomoka kuri peteroli azaba ageze mu Rwanda. Muri ibi byumweru 2 hashobora kuzaba hageze n'andi mato apakiye andi matoni y'ibikomoka kuri peteroli, dore ko iyi ngiyi yamaze kuzayo igeze Tanga, isigaje urugendo rw'ibyumweru 2 mu makamyo, kuko ku butaka ingendo ziragora, zirakerererwa. Ingana na toni ibihumbi 40 ni nyinshi cyane ugereranije y'u Rwanda ukenera, ariko ni byiza. Biraza no kuba byagirira akamaro ibihugu duturanye. Bino Ndayishimiye avuga ngo ntafungura imipaka, naza kubona mu Rwanda hari ibikomoka kuri peteroli bihendutse, araza kuba yafungura imipaka. Narangiza abwira u Rwanda ngo nari narabaze nabi, nasanze narabaze nabi, mwebwe mwagumye mufungura imipaka, nge ndafunga, ariko nasanze ari nge ndi guhomba. Tekereza peteroli mu Rwanda niza kumanura ibiciro bya essence n'imanuka, amazutu bikamanuka, Burundi bigitumbagiye, abarundi bagatangira kwitotombera Ndayishimiye, kandi amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana ko bibushyira mu byago byo kutazatsinda ayo matora, kubera ko azaba ari kwicisha abaturage inzara, kandi babonaho ibintu biri benshi bashobora no kwimuka bakizira mu Rwanda, dore ko u Rwanda rutakanga kubakira. Ibi ngibi bishobora gutuma Ndayishimiye bikamushyiraho igitutu, bigatuma Ndayishimiye avuga ngo ngaho reka twugurure imipaka twongere tubane n'u Rwanda, kuko niyo mahitamo dusigaranye, ko u Rwanda rugiye kuba rwagira peteroli ku buryo birengeje, cyangwa se ibikomoka kuri peteroli ku buryo birengeje uko yenda umwanzi w'u Rwanda abitekereza. Ko umwanzi w'u Rwanda wenda byanze bikunze atekereza ko u Rwanda ruguma rugorwa n'ubuzima buguma bwanga, ariko abayobozi bacu ntabwo bahisemo kwiryamira, ahubwo bahisemo guhaguruka ngo barengere abaturage b'Abanyarwanda, cyane cyane ku kijyanye n'ikiguzi cy'ubuzima gikomeje cyangwa se cyakomeje kugenda kizamuka hirya no hino ku isi. Na Amerika cyarazamutse, n'uvugana n'abantu babo bazakubwira ko cyazamutse, no mu Bufaransa nuko, ugereranije nuko byahoze. Urumva rero ko ni ikintu cyiza cyo kwishimira. Niba ukunze iyi nkuru, ibuka gukanda like, kandi turakomeza guhura n'andi makuru ajya gusa naya. Wibuke gukomeza kujya ukanda like. Jewe nitwa Baraka, ndashimira abantu bari kugenda bazikanda. Za like ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko kandi niba utari warakoze subscribe uyikore kugira ngo ujye urushaho kubana natwe no mu bindi biganiro. Mu kanya gakurikiyeho ngiye kukuzanira ikindi kiganiro nacyo kijyanye n'andi makuru ashobora kuba agezweho muri ako kanya. Nyemerera tuze guhurira rero muri icyo kiganiro. Niba wakanze like biroroshye cyane ko tuza kuba twagihuriramo. Ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.